ngane mwiyubakemo ubudaheranwa nibyo bizagamburuza uwo ari we wese wifuzaga ko mwazima. Ndashimira abambanjirije mwese mu butumwa mwatanze buhumuriza kandi butanga icyizere kubo turi kumwe hano. Ndashimira kandi namwe mwese mwadutabaye. Kwibuka abatutsi bazize jenoside ni igikorwa tuzahora dukora, tuzahora twibuka abacu mu rwego rwo kubazirikana no kubaha agaciro. Bazize akarengane, bazira uko bavutse kandi nta n'umwe wigeze abihitamo. Mu gihe twibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi, mu mwanya nk'uko byavuzwe mu kiganiro, nanashimira cyane abakiduhaye, umwanya mwiza wo kugaruka ku mateka y'urwango rwabibwe na politike mbi n'imiyoborere mibi yaranze u Rwanda mbere ya jenoside. Abatutsi babuzwaga uburenganzira bw'ibanze burimo kubaho mu mahoro, bagatotezwa, bakabuzwa kwiga, bakabuzwa kubona akazi, umutangabuhamya yabivuze neza, bakabuzwa uburenganzira ubwo ari bwo bwose nk'aho atari abanyagihugu. Aba bashyinguye muri uru rwibutso ndetse n'aba tugiye gushyingura uyu munsi bari amaboko y'igihugu rwavukijwe n'abari bashinzwe kubarengera. Aha twagaruka cyane ku wari burugumesitiri wa komine Ruhashya Rudakubana Martin n'abandi bafatanyije, harimo Batsinda Patrice, Mugenamana Tarcisse witwaga Amabuye, abasirikare ba FAR, abajandarume n'interahamwe ndetse n'abaturage babaye gito. Uyu ni umwanya wo kubagaya ko babaye abayobozi gito, ko batatiriye inshingano zabo zo kurengera abaturage aho kubarengera ahubwo bakabica. Kugeza ubu muri uru rwibutso hamaze gushyingurwamo imibiri 45,020. Uyu munsi nabwo harashyingurwamo imibiri 2,705, harimo umubiri umwe wabonetse ndetse n'indi mibiri yimuwe. Ndashimira cyane imiryango yimuye ababo ko mwumvise icyifuzo cyacu nka leta cyo guhuza inzibutso kugira ngo turusheho kwita ku bacu bazishyinguyemo no kubungabunga amateka yacu zitubikiye. Mwarakoze, turabizi ko bitoroshye, ariko mwarakoze kandi mukomeze mutwaze n'Imana izabafasha. Buri mwaka tugenda dushyingura bitewe n'abo tuba twabonye, ndetse n'uyu munsi turashyingura, n'undi munsi wose tuzababona tuzabashyingura. Ariko ibi biterwa n'uko abaturage batari babasha kuduha amakuru akwiriye ngo tumenye aho imibiri yose y'abazize jenoside iri kugira ngo tuyishyingure mu cyubahiro. Ndongera kubasaba nkomeje, ndetse ubutumwa muduhere aho mwavuye, ko nka leta dukomeza gusaba cyane uwo wese waba uzi ahari imibiri y'abazize jenoside ko yahaturangira tukayishyingura mu cyubahiro ikwiriye. N'uwaba adafite imbaraga zo kubivuga, tumusaba ko yandika agapapuro akakajugunya aho uwo ari we wese yabona kugira ngo tubashe kujya kubashaka. Banyakubahwa mwese muteraniye hano, nshuti bavandimwe, ndashaka kugaruka ku ijambo mukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagejeje ku banyarwanda mu gutangiza gahunda zo kwibuka ku nshuro ya 30, aho yagize ati: nta kintu gishobora kutubaho kibi kiruta ibyo twabonye. Turi igihugu cy'abaturage miliyoni 14 biteguye kurwanya ikintu cyose gishobora kudusubiza inyuma. Abaturage bacu ntibazongera kurimbuka ukundi. Ibi rero bidukomeze kandi biduha imbaraga nk'abanyarwanda ko jenoside itazongera kubaho ukundi, ariko kandi twese tubiharanire turushaho kubaka ubumwe bwacu. Ni umwanya kandi tunashimira, tuzahora tubikora, ingabo zari za FPR Inkotanyi zari ziyoboye nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame zahagaritse jenoside yakorerwaga abatutsi zikagarura amahoro. Turabashimira kandi uruhare rwabo mu kongera kubaka igihugu cyiza nk'uko tukibona, igihugu kizira amacakubiri kandi igihugu buri munyarwanda wese yibonamo. Mwarakoze cyane.
Turanashimira leta yacu iyobowe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame ku miyoborere myiza n'icyerekezo cyiza iha Abanyarwanda cyo kuba umwe, kwirinda icyo ari cyo cyose cyakongera gutanya Abanyarwanda ndetse no guha Abanyarwanda bose uburenganzira n'amahirwe angana mu gihugu cyacu. Nubwo igihugu gikora ibishoboka byose, turacyabona hirya no hino mu gihugu ndetse na hano mu karere ka Huye ibikorwa bibi bigaragaza ingengabitekerezo ya Jenoside. Nk'ubuyobozi turasaba abaturage bacu kubyirinda, kubirwanya no kugaragaza uwo ari we wese ushaka gukomeza guhembera ayo macakubiri nk'ingengabitekerezo yayo. Tuributsa uwo ari we wese uraha ko Jenoside n'ingengabitekerezo yayo ni ibyaha bidasaza kandi bihanwa n'amategeko. Tugakangurira abaturage bacu kwirinda icyo ari cyo cyose cyabaganisha mu cyakongera guhungabanya ubumwe bwacu nk'Abanyarwanda. Tuzakomeza kwibuka kuko biduha imbaraga zo kurwanya abapfobya bakanahakana Jenoside yakorewe Abatutsi, bikaduha imbaraga zo kurwanya ingengabitekerezo yayo ndetse no guhangana n'izindi ngaruka zayo nk'Abanyarwanda. Biradusaba gukomeza gufatana urunana mu rugamba rw'iterambere no kubaka ubumwe bwacu tuzaraga abazadukomokaho. Ndabasaba ko mu gihe twibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi nk'uko nakomeje kubigarukaho, dukomera ku bumwe bwacu kuko nizo mbaraga zacu mu kurwanya icyo ari cyo cyose cyashaka kudusubiza inyuma. Duharanire imibereho myiza y'abanyagihugu dushingiye ku bimaze kugerwaho mu myaka 30, twirinde gukomeza guheranwa n'agahinda. Ndasoza ijambo bizeza ko leta y'u Rwanda izakomeza kwita ku gukemura ibibazo byose byasizwe na Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse no gukomeza kwita by'umwihariko ku mibereho myiza y'abayirokotse nk'uko bisanzwe biri muri gahunda zitandukanye za guverinoma. Ikimenyetso Perezida Bayibuka yavuze, nagira ngo nkubwire ko biri mu nshingano kandi tuzabikora. Ndabashimira mwese uruhare mwagize, by'umwihariko akarere ka Huye n'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi muri uyu murenge wa Ruhashya. Uruhare rwanyu mwagize mu gutegura neza uyu munsi twibuka abacu. Dukomeze twibuke twiyubaka. Yeah.